Sashimwe. Reka nsabe abantu bamfasha kuririmba indirimbo y'114. Niyo bitaba Shalom yose, umuntu ushobora kuba yatera indirimbo amfashe turirimba indirimbo y'114 tangire kumva ubutumwa bwiza. Ndashima Imana. Nitwa Ngabo Pacifique nk'uko babivuze. Ngiye tugiye kuganira ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Ndakeka kuri benshi ntari mushya kuko nsengera hano i Remera. Reka rero mbasabe duhaguruke dufatanye kuririmba iyo ndirimbo turangiza twigana ijambo ry'Imana. 114 indirimbo ivuga ngo azabeshwaho no kwizera Yesu. Niyo ntego uyu munsi dufite, kwizera Yesu. Nicyo tugiye kuririmba, nicyo tugiye kuganiraho. Rero reka abishoboye dufatanye iyo ndirimbo. Niturangiza ndaza gusaba dusenga Imana. Isengesho tugiye gusenga mbere yo kumva ubutumwa bwiza ni isengesho rivuga ngo Mwami, reka abe ari wowe nizera gusa, reka abe ari wowe uba ibyiringiro byanjye. Nicyo Yesu adusaba, nta kindi. Turaza kukireba twitonze. Adusaba ko ari we uba ibyiringiro byacu. Inkuru nyinshi turi bubone zibigarukaho, ariko reka turirimbe iyo ndirimbo. Niturangiza dufata akanya gato dusenge, mbwire Yesu ngo Mwami barira me kuba ibyiringiro byanjye. Yesu, na boa,
igihe imbabazi ze umbatiwe n'umukiza ukunda izeye Yesu ntagoba mfite. Mwami ijoro ngiri duciye bugufi imbere yawe kuko uri Imana y'igitinyiro cyinshi cyane, uri Imana y'icyubahiro, uri hejuru y'ibintu byose. Mwami byose bitararemwa wari uhari. Mwami niwe herezo rya byose. Iri joro Mwami turi imbere yawe turakwinginga kugira ngo Mwami utwemerere Mwami ari wowe ufite ibyiringiro by'imitima yacu, wongere ube ibyiringiro by'ubwenge bwacu, wongere ube ibyiringiro by'ubuzima bwacu. Duciye bugufi iri joro Mwana w'intama w'Imana, turasenga cyane kugira ngo Mwami utwemere kubw'imbaraga z'umwuka wawe Mwami, wongere kutubera Imana. Mwami ijambo ryawe ritubwira nta kindi kintu cyaremwe Mwami n'ishusho y'umuntu kigomba kuba Mwami mu maso yawe, nta kindi kintu cyaremwe n'ishusho y'umuntu kigomba kuba Mwami imbere y'ubwoko bwawe bugipfukamiye bukiramya. Niyo mpamvu twongeye gusenga twinginga, reka iri joro Mwana w'intama w'Imana twemere Mwami Yesu wongere kuba ibyiringiro by'ubuzima bwawe. Nyemerera Mwami, nyemerera Mwami umwuka wawe Mwami wongere kutwemeza no kutwibutsa iby'amateka yawe. Twongere Mwami Yesu. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Turaza gusenga nyuma isa nk'usoza, turaza gusenga umwanya urambuye kuko mbona abantu iyo tuvuze gusenga bahita biyicara ariko sinzi impamvu, ariko turaza gusenga mu kanya. Ndashima Imana bivuye ku mutima kuko niko bigomba kugenda. Umutima wanjye wabyemera utabyemera ugomba gushima Imana. Twahoze twibaza muri class imwe y'abatinizi ku cyumweru kimwe twibaza ngo ariko si ubundi umuntu warwaye n'umuntu utarwaye ninde ugomba gushima Imana kurusha undi? Umuntu wariye n'umuntu utariye ni ikibazo nyine abantu kenshi tuza twumva tukavuga tuti ibyo byose ni umuntu wariye, ni umuntu utarwaye, ni umuntu, ariko ntabwo ariko bimeze. Reka ko umaze igihe kinini urwaye Imana ikagukiza, washima Imana kurusha umuntu utarwaye. Kandi reka ko utekereje neza ukaba wararwaye, washima Imana ukavuga ngo Mana ndagushimira ko ntararwara ndi muzima. Umaze igihe kinini uri umushomeri Imana ikagutunga ibyo kurya, reka ko utekereje neza washimira Imana ukavuga uti Mana ni gute bishoboka muri Kigali kuko nkotesha nkarya nta muntu nta wundi wabigizemo uruhare. Ubaye uri nk'umwise uri mu butayu ukabona Mana imanuka buri munsi, washima Imana kuruta umuntu uri muri Egiputa wari ufite ibintu byose. Rero tugomba gushimira Imana. Nicyo Hana yavuze ngo umutima wanjye shimira Uwiteka, ngo niwe uzamura ihembe ry'agakiza kawe, ngo kubera ko ngo Uwiteka ashyira ikuzimu agakurayo, ngo niwe ukenesha agakenura. Uwiteka niwe, none agera hasi akavuga ngo niwe uzi aho inkingi z'isi ziherereye. Yesu ashimwe. Uwiteka niwe uzi inkingi z'isi, nta mufundo ubizi, nta n'umuyede. Ni Uwiteka wenyine uzi aho inkingi z'isi ziherereye. Tugomba gushimira Imana rero iminsi yose uko biri kose, nta bundi mahitamo umutima wacu ugomba kugira. Gusa iyo wumvise uri mu bwihebe no mu bwigunge, bisaba umwuka yongera agaruke, mubwire ngo Mwami nzi ko amahoro atabonekera mu byo kurya, nzi ko amahoro atabonekera mu bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Amahoro ava kuri Yesu wenyine. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo kandi agira amahoro. Yesu ashimwe. Iyo ganira rero ijambo ry'Imana nkuko nabivuze, nitwa Ngabo Pacifique, ninjye tugiye kuganira ijambo ry'Imana uyu mugoroba. Ndashimira Imana yampaye agakiza ku buntu bwayo, nta mbaraga nta wundi mwete nabishyizemo. Imana ingira neza, impa agakiza. Hari igihe tumva ukuntu icyaha kiremera n'uburyo imiterere yakiremera, ariko ndashimira Imana. Iyo ntekereje aho navuye, nkatekereza uburyo nari mbayeho n'ibiryo natekerezaga, nshimira Imana nkavuga nti Imana byagenze bite ngo nsange ndi hano hantu? Ariko nshimira Imana kuko ariyo kwizerwa. Mvukana n'umuvandimwe umwe, ntabwo arahagera we, ari ngira ngo twa Victor na mama umwe, ariko mama yagerageje uburyo bwose, agerageza uburyo bwose umuntu areramo umuntu neza. Sinzi niba mubyumva, yajyaga duha urugero, yaba agiye kujya ahantu akagusaba uruhushya, akakubwira ati mwana wanjye, tekereza gusaba umwana wawe uruhushya, mwana wanjye ngiye kugenda, ndaza kugaruka aya masaha. Natwe dukura twisanga tumeze nkawe,
kuko wajyaga kujya ahantu uzi ko ugomba kuvuga aho ugiye nawe, kuko nawe ntiwabitinyuka. Ibyo umuntu yakora byose kugira ngo urere umuntu yarabikoze, ariko ikibazo nari mfite cyarutaga ibyo ngibyo. Uburyo kamere muntu yari iteye yarutaga ibyo ngibyo, yarutaga imitekerereze n'imico myiza n'ibindi byose yarabirutaga, kuko nageze aho atari menya ko atandeba nkora ibyo nshaka. Ariko Yesu arangije arandeba. Najyaga njya mu nzu y'Imana ntakijijwe, mbizi ntabwo bamfite, namazemo igihe kinini nsenga mbizi ko nakijijwe, ariko nta n'umuriro ntinya, nta stress mfite. Ariko ngeze aho ngaho Yesu ampa agakiza. Yesu ashimwe. Aransanga umunsi umwe turi mu masengesho, najyaga nkora amasengesho, naririmbye muri korali, nakoze ntakijijwe, nkora amasengesho y'iminsi 2 ndasenga mbona ibitangaza by'Imana, ariko nta mwami mfite w'ubugingo bwanjye. Yesu ashimwe. Ariko umunsi umwe turi mu masengesho Imana iransanga, maze umuntu yari amaze kumanurira ambwira ibyaha byanjye, ndangije ndamuninira, ariko nicaye umwuka w'Imana anyemeza gukiranuka. Yesu ashimwe. Anyemeza kwihana ibyaha. Uhereye uwo munsi nangira inzira y'agakiza. Ndashimira Imana rero ko yankijije. Satani ntago ngezeho ntago yandekeye, kuko yaragarutse arambwira ngo wowe gute wavuga ko ubaye umwana w'Imana? Bishoboka bite kuvuga ko ubaye umwana w'Imana? Ntago uri umwana w'Imana. Cyakoze nuririmba neza, ukagenda neza, ugakora ibintu bishoboka byose, ahari aho wenda uzaba umwana w'Imana. Ariko ndashimira Imana ko yansanze kongera kanyibutsa ngo uri umwana w'Imana. Narahagorowe aho ngaho, aho naraharuhiye kubera ko ntaramenya ko ndi umwana w'Imana. Nibwo nakoraga ibintu byose numva nkorera uburenganzira. Tekereza kuba ushaka irangamuntu, kuba ushaka kwandikwa mu gitabo cy'irangamimerere ufite irangamuntu. Nagerageje uburyo bwose, nkazamuka imisozi, nkakora amasengesho yo kweza ubugingo, ndahananirirwa. Ngeze aho numva ndananiwe, ndavuga uyu munsi ntarasobanukirwa icyo kintu babwiza ukuri, ntarasobanukirwa igihe umuntu abera umwana w'Imana. Uyu munsi nta rugomba nkisenga, kuko ngiye byari bimaze kundenga. Ganye ndasenga, ndagira gute, ni gute ndi bube umwana w'Imana? Ariko umunsi umwe Imana ikanyeza abakozi bayo bambwira ngo bumbura Bibiliya yawe urebe. Igihe umuntu agira mu gitabo cy'ubugingo, bumbura Bibiliya yawe urebe. Ngeze aho ngaho ndekera gukorera uburenganzira, njya mu nshingano z'abana b'Imana. Uyu munsi nicyo mumbona mpagaze mu nshingano, ntabwo ndimo gushaka uburenganzira bw'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yampishuriye ibyo ngibyo, ko byari ibanga rikomeye. Rero iyo umuntu atangiye kuvuga iki kintu, akenshi abantu bahita bamutera amabuye, bakavuga bati hari ubwo uratuma abantu bagiye kugwa. Oya, reka nkubwize ukuri, iyo utarasobanukirwa iki kintu ahubwo nibwo bwa mbere uhita ugwa. Ntabwo ushobora kumara imyaka n'imyaka uri imbere y'Imana urimo gusengera kuba umwana w'Imana ngo bikunde. Ntabwo bishoboka rwose. Ndashimira Imana, ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo mbere na mbere Yesu yariho. Mu Yohana wa mbere Yesu yahoranye n'Imana, ijambo ngo niwe byose byaremewemo, ngo ijambo niwe mucyo w'abantu, ngo yaje ngo kugira ngo amurikire abe, ngo atume Yohana, ngo yatumye Yohana ngo atume bose bizera. Ngo icyakora Yohana we siwe wari umucyo, ngo ahubwo Yesu niwe wari umucyo w'abantu. Ngo bakomeza ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ijambo nkunda ngo ibyo ntibyatewe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ngo byatewe n'ubushake bw'Imana. Yesu ashimwe. Ngo icyo yaduhaye ngo ni ubuntu bukurikira ubundi. Ngo Mose yazanye amategeko, ngo ariko Yesu we yazanye ubuntu n'ukuri, kugira ngo gukiranuka gushoboke. Ni ibintu bitatu bigomba kugendana. Kenshi dutwara ikintu kimwe, umwe agatwara ikindi, ariko bari ukwigomeka imbere y'Imana. Ugomba kuba ufite amategeko y'Imana mu mutima wawe, turaza kubibona. Ariko icya kabiri, ugomba no kugira ukuri n'ubuntu byazanywe na Yesu. Kubera ko iyo ufashe itegeko ry'Imana rikaburamo ukuri, rikaburamo ubuntu, ntago bishoboka. Iyo ufashe itegeko ry'Imana, iyo ufashe ubuntu bukaburamo itegeko ry'Imana, ibintu biba wabizambije kuko bayigometse ku Mana. Iyo ufashe ubuntu n'ukuri ukibagirwa ko hari amategeko y'Imana, uvuguruje Imana yavuze amategeko yereye mbere na mbere. Yesu ashimwe. Turashimira Imana rero ko gukiranuka gushoboka muri Kristo Yesu. Ibyananiranye uhereye kera, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo akatuzanira ibigeretse, ubuntu bugeretse ku bundi. Yesu ashimwe. Reka turebe intego tugiye kuganiraho uyu mugoroba. Intego tugiye kuganiraho uyu mugoroba biravuga ngo Abaheburayo igice cya 10:38. Reka tuharebe. Nsaba Imana kugira ngo uyu mugoroba hari nshobora kutabivuga nk'uko bikwiriye,
nshobora kubivuga nk'umwana w'umuntu, ariko ndasaba Imana ngo uyu mugoroba dusobanure kwizera Kristo Yesu, yongeye kudusobanurira ishingiro ry'agakiza. Abaheburayo igice cya 10:38, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ni uwo murongo tugiye kuganiraho, turaza kuhagaruka mu kanya. Ari usomye gutya, kenshi ikiza mu mitima yacu uhita utekereza ukavuga uti icyampa uyu muntu agahita, niko byajyaga bimbera, nice nkavuga nti yabaye nibura ahereye ahantu havuga ngo nasubira inyuma, akambwirira abantu basubiye inyuma, akabambwira kabisa, akabanyumvishiriza ko bagiye guhura n'ibibazo. Ariko reka nkubwize ukuri, ubundi kitubaho niki? Iyo usomye ijambo ry'Imana kenshi ugira gutya ugatunga abandi urutoki, ariko ndagira ngo nujya gutunga undi muntu urutoki ujye uruzengurutsa uhita urwitunga, kubera ko twese imbere y'Imana, Imana ntigira abantu iravuga ngo bose bayobereye hamwe, bose babaye intama zizimiye. Ubwoko bwose bw'Imana, Imana ibubona kimwe, kuko Imana yo ni umucamanza utabera, ntabwo irya ruswa. Rero ijambo ry'Imana rigira ubusobanuro, ndagira ngo tuzegaruka ku busobanuro bw'ijambo ry'Imana. Rigira ubusobanuro bishingiye ku gitabo ririmo, kandi ubusobanuro bw'igitabo bukagira ubusobanuro muri Bibiliya yose. Kenshi rero umuntu ashobora gufata umurongo agahita awuvugisha ibyo utashaka kuvuga. Ndagira ngo uyu mugoroba twongeye dusesengure uyu murongo, turebe iki uyu murongo ushaka kutubwira muri Bibiliya yose. Mu Baroma ibice 2 umurongo wa mbere haravuga ngo urinde we muntu ucira abandi urubanza, ngo kubera ko Pawulo avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo kubera ko nawe ukora bimwe n'ibyo akora. Sinzi nawe mujya mubibona ko abantu bose imbere y'Imana ntago bimenya ko bakora bimwe n'ibyo bakora. Mwibuke umufarisayo n'umurewe bagiye gusenga, umwe yageze imbere y'Imana avuga ati Mana ndagushimira njyewe kubera ko ntameze nk'uriya mukoresha w'ikoro. Uriya mukoresha w'ikoro ni umwambuzi, ariko njyewe kabiri mu cyumweru ndiyiriza. Yesu akabaza ngo ese ninde watashye atsindishirijwe? Kenshi iyo turimo gukora ikintu tugira gutya tugatunga abandi urutoki, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo urinde wo kuko ukora bimwe n'ibyo akora. Ese mugira ngo Imana ije yababarira, yahannye Nadabu na Abihu? Ndagira ngo uyu mugoroba buri wese yibonemo ko imbere y'Imana afite urubanza rwakamuciriwe. Imana yahana Nadabu na Abihu kubera ko kuzimya kucana umuriro udakwiriye. Ugira ngo yababarira umukiranutsi uyu munsi wagaye imbere y'Imana nawe acana umuriro udakwiriye? Uyu munsi izanye ibihano ntago yababarira uwo ari we wese. Imana yahannye abantu Akani kugira ngo yakobera kuri wa munsi utangaho raporo. Ntago Imana ari umucamanza utabera, buri muntu wese imbere y'Imana. Turimo kwiga umwana umwe nabahamagara gukizwa, niwe wampumuye amaso ndongera ndareba. Nabahamagara gukizwa, umunsi wa mbere ndamuhamagara azamura ukuboko, umunsi wa kabiri ndamuhamagara azamura ukuboko, ariko bigeze ku munsi wa gatatu ararambirwa. Ikintu yarambwiye ngo ariko se ngo babarira ubwiza ukuri. Nizeye Yesu koko nibi, nizeye Yesu koko. Yarambwiye ngo mbabarira umbwire, ndaza kwerekana ibintu ahantu bihurira n'uyu murongo turimo gusoma. Nizeye Yesu koko ndabyumva nibyo, ariko se wambwira niki kintu kibura? Ko numva namwizeye naramanitse urabizi, ariko mbwira ko mbona nkora ibyaha, niki kintu kibura? Iki kintu rero iyo ukibagiwe wibagirwa ko nawe imbere y'Imana hari ahantu ugwa ugapfira. Ndagira ngo uyu mugoroba tuze kongera tubitekereze, witekereze kuruta uko warutekereza abandi bantu. Umukiranutsi, ndagira ngo tubane turebe umukiranutsi no kwizera, ibintu bibiri cyako turi muri uyu murongo. Umukiranutsi, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umukiranutsi wanjye, bigaragare ko imbere y'Imana abantu bajya bafata abandi bantu bakabita abakiranutsi kandi atari abakiranutsi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo umukiranutsi wanjye, hari uwo Imana yita umukiranutsi, ariko hari n'uwo abantu bita umukiranutsi. Ndagira ngo rero criterias, ibintu abantu bajya bagenderaho bita abantu abakiranutsi. Ikintu cya mbere abantu bagendera ku myaka umuntu amaze asenga mu itorero. Ndavuga simbuga asenga kuko mu itorero bakagendera no kuri position, umwanya umuntu ahagazemo. Iyo uri muri position hejuru ukaba umaze igihe kirekire usenga, twebwe ijuru tuba twamaze kuri kwandikira, nta kindi kintu tuba tukikubaza.
ku isi tukwita umukiranutsi, ariko si icyo nacyo Imana si kigenderaho yita abantu bakiranutsi. Ikindi cya kabiri abantu bagenderaho bita abantu bakiranutsi, umuco. Iyo wiyubaha, uri umuntu wiyubaha, muzabyumva ngo iyo umuntu yakoze icyaha, n'ukuntu yitondaga, n'ukuntu yajyaga avuga neza. Twebwe iyo tukubona witonda nta kindi kibazo tukufiteho, twebwe tukwita umukiranutsi. Icyo ushaka cyose twakigutorera, icyo ushaka cyose twakikwegurira, kubera ko uriyubaha, kuko niko tubibona. Iyo ukora ibintu abantu bashaka mu muco wabo, ukaba rwose utabasuzugura mu muco, ukaba ubitaho mu muco, ibyo ngibyo duhita tubishingiye tukamana tuti wowe kabisa uri umukiranutsi. Ibi biterwa n'ahantu abantu abantu batuyemo. Umukiranutsi twita umukiranutsi hano i Kigali ntabwo ari we mukiranutsi wo mu ntara. Sinzi nawe mujya mubibona mukabyitegereza. Ugiye mu ntara bagatera indirimbo zimwe nyine zituma abantu babyina, wowe ntubyine, baguciraho iteka bakavuga bati uyu nguyu we ni umunyedini, yararangije yabaye ruharwa, ni umunyedini wuzuye. Iyo uje hano ukaba uri tukwita umukiranutsi, hari natwe ibyo tugendaho tukavuga tuti wowe kabisa kubera ko twubaha wowe uri umukiranutsi. Ariko umuntu bita umukiranutsi ntabwo akenshi ari Imana yita umukiranutsi. Si ibyo gusa abantu bagenderaho, iyo mutagendana, umuntu mukaba mudasengana kabisa kugira ngo mwumvishe ko ukiranuka, ntabwo bishoboka. Murabizi Yesu ari kumwe n'abigishwa be, yarababwiye, babonye umuntu acyaba dayimoni batagendana, bavuga bati uyu nguyu ntabwo abishoboye, abikoze nkandi, ntabwo uyu nguyu tugendana. Iyo utagendana n'umuntu ntabwo kenshi babona ko uri umukiranutsi. Abantu bacingira ko uri umukiranutsi kubera ko mugendana. Ntabwo ari ibyo gusa, icya gatatu kinakomeye abantu kinagonga kandi kenshi abantu ushobora no kukivuga, benshi bagiterewe amabuye, abenshi bivuga ko umuntu aba umukiranutsi kubera amategeko y'Imana. Kandi nkubwiza ukuri, Imana yabibonye neza. Icyatumye Imana yohereza Yesu, nuko nta muntu n'umwe mu isi wigeze wubahiriza amategeko ngo avuge ngo ageze ku rugero Imana ishaka. Abagabo benshi twemera muri Bibiliya bose baguye imbere y'amategeko, ariko kenshi muzabirebe twebwe nicyo dushingiraho, turavuga tuti kuko wubahirije amategeko. Mwibuke ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Umutunzi umwe yaragiye ajya imbere ya Yesu, nawe nsoma muri Mariko, aravuga ngo amutangira mu nzira yirukanka, aravuga ngo mwigisha mwiza, aravuga ngo unyitira iki mwiza? Mwiza ni Imana. Ngo nkore iki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Aramubaza ngo uzi amategeko, ntukice, ntugasamba. Aravuga ngo ayo yose uhereye mu buto bwanjye narayubahirije, nta na rimwe nishe. Ngo Yesu amurebye aramukunda. Reka nkubwize ukuri, njyewe uhereye mu buto bwanjye amategeko y'Imana yose, uhereye ku rya mbere Imana yavuze ukageza ku rya nyuma narayangije. Amategeko y'Imana, ntukice, ntugasamba, uhereye mu buto bwanjye narayangije. Mbere yuko mba nkizwa ntabwo ubugingo buhoraho, narayangije. Kenshi abantu rero bashingira ku mategeko bakavuga bati ubwo ubimeze gutya, kandi muzabire mu byitegereze. Hari igihe umuntu avuga ati icyo Imana itubwira hano mu ijambo ryayo ni ukuri, ariko nanone ushobora kurisitaraho nabi ugahinduka ukavunagurika, kubera ko icyo Imana ivuga ntabwo ivuga umurongo umwe. Imana ivuga icyo ishaka kuvuga ivuze kuri Bibiliya yose. Imana ivuga icyo ishaka kuvuga ivugiye muri Bibiliya yose. Kenshi umuntu ahita asoma agafata ahantu havuze ngo ntukarye urukwavu, agahita aza akavuga ati kabisa wowe urya urukwavu n'ingurube, ndaguciraho iteka. Reka nkubwire, muri saradine turya harimo urukwavu n'ingurube. Twararyishe iryo uhereye kera. Muri saradine turya harimo urukwavu n'ingurube. Ntabwo mubizi, harimo amafi, harimo ibintu byinshi, harimo ifi za runyerera, harimo ifi. Isaradine turya harimo urukwavu n'ingurube n'ibindi. Umuntu kenshi afata amategeko y'Imana akayafata uko ashatse, akavuga ati icyo Imana yavuze ahari ni iki ngiki. Kubera iki? Pawulo niwe ubivuga neza mu Baroma ibice 10, aravuga ngo ubwoko ngo bene data ngira agahinda kenshi kubwo abisirayeli bagenzi banjye, ngo kubera ko ngo bafite amategeko y'Imana, ngo ariko ngo kuko batamenye gukiranuka kw'Imana uko ariko,
ngo bihimbiye gukiranuka kwabo. Hariho gukiranuka Imana ivuga, hari no gukiranuka kw'abantu bavuga. Abantu bize Tora, bize amategeko mu bwana bwabo. Pawulo aravuga ati aba bantu bene data mfite agahinda kenshi kubera ko mwayasitayeho nabi. Kuko muri yo niho Kristo ahishurwa. Kristo ahishurwa mu mategeko y'Imana. Kenshi rero abantu barabyirengagiza bakibagira ko Imana yavuze. Muzabira kenshi abantu dukora ibintu tutarimo tutabyitaho, tutazi icyo bishatse kuvuga. Ariko nagira ngo mwitegereze. Imana niyo yavuze ngo buriya ubajije umuntu ngo nukubera iki wizera ibyo wizera, ibyo ukora bituruka hehe? Rimwe nagira ngo ukibaze, ibintu ukora, ibintu wizera bituruka hehe? Umuntu arahita gushuka akakubwira ngo ni muri Bibiliya. Ntabwo Bibiliya abantu bayitone ngo bamenye ngo Bibiliya irashaka kuvuga iki. Gukiranuka Imana ivuga ni ukuye. Imana yavuze ngo uwica isabato atajya aterwa amabuye. Niki cyatumye mudatera abantu amabuye? Iki cyatumye abantu mutabatera amabuye kandi ku isabato bakora? Niki cyatumye ibyi Imana izira bimwe mubikuramo kandi ngo mukurikiza Bibiliya yose? Ikibazo ubwoko bw'Imana bufite, mbabwiza ukuri, niki? Ntago abantu bizera ibyo bizera, kandi ntago abantu basobanukiye ibyo bizera by'ukuri. Nagira ngo twihute tuvuge ko kwizera ngane ku musozo. Kwizera iki ni Imana herekera isobanura ubwoko bwayo. Imana yavuze kwizera uko ari. Nagira ngo murebe nicyo Imana yavuze. Kwizera kugira ngo abantu bizere nuko hari uwavuze abantu Imana bakizera icyo Imana yavuze. Uherekera mu itangiriro, Imana idusobanurira ko Imana ijya ibwira abantu ngo bakurikize ikivuga, ariko abantu bagikurikiza. Nagira ngo murebe, iyi niyo ntambara turwana yo kwizera. Ntabwo turwana intambara y'ibipfunsi, ntabwo turwana intambara y'amakofi, turwana intambara yo kwizera. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine ridukiza. Dukizwa n'icyo Imana ivuga. Iyo tutajyagazeho neza, Satani adutsinda. Nagira ngo murebe Abeli na Kayini na Abeli, mwitangire igice 4. Kayini na Abeli Imana yarababwiye, ibabwira ko bagomba kuyubaha muri worship yabo. Bagombaga kuyubaha bakayubaha nk'uko Imana ivuga. Ariko Abeli arabyemera. Muzabirebe bo baravuga ngo Abeli ngo azana ku byo yoroye, azana no ku rugimbu rwayo. Ngo ariko Kayini we ngo aragenda ajya mu murima ngo areba ibyo ku butunzi bw'ubutaka bwe arabuzana. Mu bantu bakoze ikintu kizira bagakora ibintu kizira uhereye mu itangiriro kujya mu byahishuwe, na Abeli wenyine watuye ikintu Imana itavuze. Harimo gutegeka kwa Kabe na Heyi, ni wenyine watuye ku mbuto. Nibavuga ngo ni ku mbuto z'ubutaka, wumve ko ari ikibazo kiri. Atura ku mbuto z'ubutaka, ubwo nawe ntiyubahiriza Imana nk'uko agomba kuyubahiriza. Kuko abantu buherekeye bagomba kubahiriza Imana. Loti na Aburahamu, Loti ahitamo ashingiye ku byo abona, yibagirwa Imana mu bitekerezo bye. Ingaruka yagize murazizi. Nagira ngo nihute kuko amasaha yanjye nari ndakwamwa kuvuga Yakobo na Esau. Yakobo na Esau, kenshi nge mbona Yakobo arimo guhiga. Sinzi murimo kubibona Esau arimo guhiga. Esau arimo guhiga mu ishyamba avuga ati nshyire data umuhigo mushimisha. Ariko bibagirwa ko Imana yivuze uhereye mu itangira ko bagomba kuyubahiriza. Cyo koza Yakobo isomo araryiga kuri Efurayimu na Manase. Akavuga ati Imana yaravuze ngo Efurayimu azaruta Manase, akabyubahiriza. Ariko kenshi ntago iyi Imana ivuze abantu bayubahiriza nk'Imana, bayubahiriza nk'uko abantu babitekereza. Reka nkubwize ukuri, ishyaka wagira n'umwete wose wagira bikuye mu kumenya gusobanukirwa icyo Imana yavuze n'icyari ikigambiriye icyari, ntacyo byakumarira. Kuko Imana irakiranuka kandi Imana ntiyivuguruza. Icyo yagambiriye kukivuga no kugisohoza izagisohoza, kuko Imana ntibeshye. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira, Pawulo yabyandikiye Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo, uyu mwami dukorera ni uwo kwizerwa, kubera ko niyo tutamwizera twebwe ahora ari uwo kwizerwa, kubera ko iyo yavuze ntiyivuguruza. Uyu munsi ndagira ngo wongere ubitekerezeho. Iyo uvuga ngo nizera Imana, ni irihe shingiro ry'ibyo wizera? Ni irihe shingiro ry'ibyo wizera? Kwizera gushingira ku cyo Imana ivuga. Icyaka gushingiraho, gushingira ku gutoranya kw'Imana. Soreze ko ibintu bitatu. Gutoranya kw'Imana mu kurebe kuri Nowa. Kuri Nowa, gutoranya kw'Imana, Imana yatoranyije Nowa iramubwira ngo ubaka inkuge.
Nowa yubaka inkuge, amaze kubaka inkuge Imana ihana batumviye Nowa ko Imana niwe yatoranyije. Mose ataramwumviraga Imana yarabahanaga. Ndagira ngo nihute Eliya na Elisa benshi ntibamwumviraga, benshi ntibumviraga ibyo Eliya yavuga, bakamwita umunyaruhara, ariko Imana iravuga ngo uyu niwe natoranije. Abantu batumviye uwo Imana yatoranije mu gihe cya Eliya bazakira bate nibatumvira uwo Imana yatoranije mu gihe cy'imperuka? Uwaje nyuma ruta uwaje mbere. Uyu mwami dukorera niwe watoranyijwe n'Imana. Imana yamushyizeho kuba umuragwa, ni umuragwa wa byose. Uyu munsi ndagira ngo nkubaze rwose, niba uyu mwami ni umwami w'ubugingo bwawe. Abatarakize ku gihe cya Mose ntabwo bazakira ku gihe cy'imperuka, kuko uwaje ni umwami wa byose. Niwe Imana yatoranyije kuba umuragwa w'ibintu byose. Ndagira ngo twinjira mu gusenga Imana turebe mu Baheburayo aho twasoreje. Abaheburayo batubwiye ikintu gikomeye. Ndagira ngo mwumve Abisirayeli, kenshi ntabwo twishyira mu mwanya wabo. Abisirayeli ubazanye kwizera Yesu bibatuye hejuru. Reka nkubwire, kugukura mu kintu wari umenyereye uhereye kera, kugukura muri nyakatsi wari umazemo igihe bakakubwira ngo tukuzaniye amabati, kugukura kwambara ibirenge bakavuga ngo tuzanye kwambara inkweto, kugukura ku kwivuza bikugoye bakavuga ngo tukuzaniye mituweli. Abisirayeli mubumve nk'abantu ibintu byari bigoye, ariko bagombaga kumva uko umwami nyire byose yaje. Yesu ashimwe. Batubwiye iki gice kitubwira, ndagira ngo nihute, iminota bampaye yabaye mike kandi nari nzi ko nikoresha igihe kinini, nabyo mu byihangane. Abaheburayo igice cya 10 twasomye, ubundi gitangira ku gice cya 23, batubwira ngo iki gitambo cya Kristo cyaje ari igitambo kimwe cy'iteka ryose kandi gisumba byose. Icya mbere cyari igitambo cy'ishusho yo mu ijuru. Iby'Imana yerekanye uhereye kera cyari igitambo kibihishuwe. Uwandikiye Abaheburayo akababwira ngo rero niba mushaka gukomera, nimukomere kuri iki ngiki Imana ivuga, mumenye ngo iki gitambo ni igitambo cy'iteka ryose. Icya kabiri, iki gitambo cyerekana ko Kristo yababajwe rimwe. Ntabwo Kristo yari akeneye guhora dutambira ibyaha, kubera ko yababajwe rimwe, agaragara ku mpera y'ibihe ababajwe rimwe. Iki gitambo rero kitwereka ko kibasha gukuraho ibyaha. Ibitambo kera batambaga ku murongo wa 10, umurongo wa 3 baratubwira ngo, ku gice cya 10 umurongo wa 3 baratubwira ngo iki gitambo kera batambaga abatambyi ngo cyari igitambo kibibutsa ngo mujye mwibuka ko muri abanyabyaha buri munsi. Ariko Kristo azanye igitambo kitwibutsa ngo uyu niwe mwami wa byose ukuraho ibyaha. Yesu ashimwe. Iki gitambo nkubwira nicyo gitambo cy'ukuri. Nge mubona uhagaze hano uyu munsi, nta kindi nishingikirijeho, nta kindi cyankuye mu byaha bigashoboka, nuko iki gitambo cyantambiwe rimwe kigakuraho ibyaha. Yesu ashimwe. Nkabasha gukiranuka ibyananiye uhereye kera bigashoboka muri Kristo Yesu. Ariko ndagira ngo nkwibarize rwose, tunasenga. Ahangaha niho ibanga riri. Pawulo avuga neza akavuga ngo hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo. Ni ibintu bitatu, ariko urukundo nirwo rusumba byose. Kandi kwizera ntabwo urukundo rushoboka muri Kristo Yesu hatabanje kwizera. Ntabwo bishoboka. Ushobora gukunda Imana utizera, ntabwo bibaho. Kandi ibyiringiro nabyo ntibishoboka hatabanje kwizera, kubera ko ntabwo ushobora gushyira ibyiringiro byawe mu muntu mufitanye ikibazo. Ntabwo bishoboka. Iyo ufite ikibazo cy'uko umuntu agiye kukwica no kukumerera nabi uko bukeye n'uko bwije, ntabwo ushobora kumushyiramo ibyiringiro byawe. Ntabwo bishoboka. Ntuzabone rwose umuntu asenga iminsi 3 agahita agwa, nuko yabuze ashyira ibyiringiro bye. Je nashyira ibyiringiro byanjye gute mu Mana ntizeye neza ko turi kumwe? Nayikunda ntayifitemo ibyiringiro. Ariko ndagira ngo nkubaze uyu mugoroba, uyu mwami wizeye koko ni uri ufitemo ibyiringiro? Uyu mwami wizeye, ibyiringiro byawe ko biri ahantu, urukundo rwe ko ruri ahantu hari ibyiringiro byawe, urukundo rwe ruri he? Buriya reka mbabwize ukuri, abakristo barwana n'abadayimoni, bakarwana n'isi, bakarwana na kamere. Ariko reka mbabwire ikintu gitsinda abakristo ni isi. Isi izana amaganya iyo uri mu bukene, ikaguhitana ikakujyana kuko wabuze ahantu ushyira ibyiringiro. Isi izana blue band
n'ikiringiti, kubera ko niho nyine wumva nta kindi kintu kiri inyuma y'ibyo. Abantu barwana n'abadayimoni bakabatsinda na kamere bakayitsinda, ariko isi itsinda benshi. Bagira ngo duhaguruke dusenga Imana. Dusenga Imana. Duhaguruke dusenga Imana. Ariko wibaza uyu mugoroba, niki gitumye ubundi uri ku isi? Buriya umuntu akanika igare, ashobora kuzana ifoka agahambura ipine. Undi agakanika moto, ashobora kuzana ipensi, ntabwo yazana ifoka. Undi agakanika imodoka, ipine y'imodoka, kubera ko azanye inyundo ya kinubi. Ntabwo ushobora kujya gukanika imodoka uzanye ipensi, ntabwo bishoboka. Umuntu azana ikintu cyose bitewe n'icyo ashaka gukora. Kuki uri ku isi? Isi uriho uyikoraho iki? Yesu ari ku isi yamenye neza, aravuga ngo Mwami, naje gukora ubushake bwawe. Amenya ko urugendo rwe ruzangira ku musaraba, agacungura abantu, agasubira mu ijuru. Bituma arara ijoro ryose asenga. Simiyoni yari ategereje agakiza k'Imana, avuga ati nkabonye aranezerwa, avuga ngo Mwami, icyo twari dutegereje ni iki ngiki. Wowe utegereje iki ku isi? Imbaraga umuntu ashyira mu gusenga no gukunda Imana n'ibyiringiro biva mu cyo ari ku isi akoraho. Uri ku isi ukora iki? Indirimbo ya 155 igice kimwe. Ngiye tuvuge ngo Mwami, wowe nzi ko ari wowe ushaka kumfata. Turangiza dusenga Imana. Usenge wongere kubaza Imana ngo Mana, ibyiringiro byanjye biri hehe? Urukundo rwanjye ruri hehe? Iyo ntinye ko kwizera wanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa, Yesu ni umfata. Yesu aramfata, Yesu aramfata, kankomeza, akankomeza, kwankunda bihebuje, arankomeza. Yesu aramfata, Yesu aramfata, akankomeza, akankomeza, kwankunda bihebuje, arankomeza. Mwami, twongeye guca bugufi imbere yawe iri joro Mwami. Waremye umuntu umufiteho umugambi, ariko Satani yatwemeje ko nta mugambi wari ufite na mukeya. Satani yatwemeje ko turi ku isi nk'impanuka. Satani yatwemeje ko turi ku isi tutazi iyo tugana. Mwami, ibi bintu turabirambiwe Mwami. Turambiwe Mwami agakiza katagira icyerekezo. Turambiwe agakiza Mwami kadafite Mwami epfo na ruguru. Turambiwe Mwami Yesu kubona dusenga tutazi ibyo dusenga. Turambiwe Mwami Yesu kubona ibyo duhamya tutabizi. Turarambiwe Mwami. Turasaba twinginga Mwami Yesu iri joro. Turasaba twinginga Mwami wongere guhembura ubwoko bwawe. Hari itorero wasize ku isi Mwami, iryo torero ryarahindutse. Hari itorero wasize ribwiriza ubutumwa, ntabwo ariryo turimo kubona. Hari itorero Mwami wasize risenga, ntabwo ariryo torero turimo kubona. Hari itorero wasize rifite ibyiringiro muri wowe gusa Mwami, ntabwo ariryo torero Mwami tubona uyu munsi. Turarambiwe Mwana w'intama w'Imana, turakwinginga Mwami, turakwinginga Mwami, turakwinginga Mwami. Reka urukundo rwacu Mwami rwuzuriye muri wowe, biturutse mu gusobanukirwa Mwami, biturutse mu guhishirirwa Kristo wariwe, biturutse mu guhishirirwa igitinyiro cye, biturutse mu guhishirirwa imbaraga ze. Mwami, turakwinginga, nyemerera Mwana w'intama w'Imana, hembura imitima uyu mugoroba Mwami. Ongera kwibutsa ubwoko bwawe Mwana w'intama w'Imana. Ongera kwibutsa ubwoko bwawe Mwana w'intama w'Imana. Ongera kwibutsa ubwoko bwawe Mwami. Ntabwo turi ku isi Mwami ngo dukorere amafaranga, kuko isi irashyikirana Mwami no kwifuza kwayo. Ntabwo turi ku isi Mwami ngo tugende uko dushatse. Mwami, turakwinginga, twibutse ko Mwami Yesu wenda kugaruka. Twibutse ko Mwami Yesu twenda kwimana nawe. Twibutse ko Mwami tutazaramba ku isi. Twibutse Mwami, twibutse Mwami, twibutse Mwami.
reka utwibutse mwana w'intama w'Imana. Ndagira ngo dusenga uyu mugoroba, hari birashoboka ko Yesu atari umwami w'ubugingo bwawe. Niba uzi ko Yesu atari umwami w'ubugingo bwawe, ndakwinginze, nta kindi kintu gishobora kugukiza, ni iki gitambo cyonyine. Ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe uyu mugoroba, niba ushaka kwizera Yesu nk'umwami w'umukiza bwa mbere, ukavuga ngo nari maze igihe senga, ariko ntabwo nari mfite umwami w'ubugingo bwanjye, nakoraga ibyo nshaka, niyoboraga. Abantu bose biyobora bafite igihe aho bagana, bafite iherezo ryabo.